agatuba gato waza ngafite agatuba gato agatuba gato ntabwo ndi kukumva ako kantu muri kumwe afite ngo nese afite agatuba gato ntabwo nzaceceka ntabwo ari bya bintu byo muri Bibiliya ngo bagukubita urushyi bagukubita urushyi birenda nimba barahuye nawe utambaye ikibuno ubungu wambaye ikibashamana we jizo urashyanotse nawe umubiri n'ubusa birangira uboze bazabanze habona uwawe tubirebere zose kubona kuza abandi wanditse umva nk'uyu ngo Mr Balance ngaho ndebe abuze guki Mr Balance ngo turashaka ngo kuranguza intuza yigo turashaka kuranguzaho kugira ngo ubone bijyana ntayo ufite niyo muganga gutumya kwipima ntayo ufite twakomeshe Yesu Kristo bane babari iwizi rega ibyaha kwipumure mureke njaka nizina akakabuno kegeye inyuma reba nesa twene ibisho apo akoresheje umununi ako kabuno kiza cyana ngo nyina nabarakiroza haragasimba kitwa nderaje gavuga ngo bararoga ko simbyemera haragasimba kitwa umununi agira akabuno kagiye inyuma kaba kanuka akabuno kako ako kabuno kawe kitwa umununi nana uri no nana muzibene yankoreye nana yaje ku kazi tutashye umuherekeje ngo agiye gufata moto yakoresheje inama y'abamotari arabasirereza ngo harabanuka haragenda basura wengeye njya kujya kumwirukiriza ngo nizere kudasura abwira umutanga ngo nizere kudasurira umugenzi abamotari barasura bagira insuzinuka wongera nshira kagafoto kawe k'umununi nesa karana kabuno twajya ngo nagatafari wakize mu jipo kakongere nagutsoga nawe nagadoye urebe ukuntu odavuze odifeza aravuze ngo nawe shyiraho turebe ego mana hano nuza umva Esther mubwira shire ikibuno cyanjye Esther kiriraho sheri nana fiti niyo mwabagore mwe ni wagawa yusa umva cyusa randitse ngo mwikabyo warose nana yarakarabye ahubwo akabazo kabayeho gato nuko yibagiwe isabune oya uhandoze ntiyakarabye nukuri yarangwa inyuma ngo yikashira n'uducanga bagwa kangara yemwe nago niba ukubona bagari kuko biri kose nakurikiraga abatize nka babiri banyuma bose nabaga mbarimbe mugakira kuri benshi bareka nago nzi kubikora mwambwe ukuntu babigenza reba inkokora ya Nesa kugira ngo yikoreye imbunda subiza iyo foto Mana yanjye we wagira ngo wikoreye imbunda reba iyo nkokora ndashirigane izina ryashyira iyo nkokora ya Nesa twajya kudorera inkokora yabaye umukara wagira ngo niwe yapfukamishaga agiye kurasa akosha ntabwo ushobotse kunanura icyo uricyureze Nesa anditse gukishe Nesa expand ko nandi kubona se nanze ku muntu oya subiza ifoto yawe sheri uri mwiza mbonye uri mwibaza ko ibintu byose navuze niyubashye ubungiye muri salon noneho mwaje mu nyuma ndeba uwo muntu yereko banganya ese kuri kuwutuga kiraho ifoto ufite ikibuno cyawe cyanyacyo dore ukize utandaraje cyane uratandaraje kandi murahenze ufite ikibuno weho shyiraho utwo tubarizo twawe tuturebe wagira ngo washyize n'imyenda ngo ari ikibuno ahubwo Nesa nta n'isoni agira oya Nesa nta soni agira ariko agashyiraho ifoto wagira ngo yashyize imyenda mu kibuno shyiraho imyenda ya ifoto yawe ya nyayo ntazigira pe habe na gake twereka sheri banayugaza ati dezana yibende ngo Nesa no bagashwe bari kumbwira ngo nanatubabarire rwose bwije oya Nesa nashyiraho ifoto imyenda ashaka kurana Nesa
ese washyiraho iyawe kuko numva washyushye cyane kugera kigiye kugwa ariko aradownloadinze iriya foto yashyize aradownloadinze ni screenshot ya Kasi yanze kudushyirira neza reka kujya kuri Pinterest iyo foto ntabwo ari yawe yamuye kishyari mushyire muri screen wenyine hano nabonye ufite ikibuno gitoya kandi bidafite icyo bitwaye ni Esther afite bagira ngo bamushyizeho gombe gishyiraho agafunga wese afite akabuno gato katagize icyo gatwaye ntabwo gitwaye ntacyo kugira ngo babikora gute umva ntabyumva nzi byashyushye hano umuntu ariko uwase kirere Clarisse we barakwereka isura uyimaze iki ko turi kureba hano ku kibuno gusa ariko Pasi nana ntago ari moderator wawe oya reka bari we mugire moderator itabikora ariko nana nashire ikiyemye Max wenge nta kimuno ngira njye bajya muri biki nkora pitego ko dore tuzu tubuna ase mwabonye kuntu Pasi yazanye uyu mwana ko ari mwiza neza ko ari mwiza ahubwo ko mvuye mu byanjye uwuhe mwiza neza uraje ugira ishyari komana oya nesa ni mwiza oya ntabwo nta shyari nesa ni mwiza pe nesa ni mwiza iminwa myiza uko nguko ubigenje ukishyiramo bari kubigenza no kunoza birakunda oya nesa ni mwiza afite iminwa myiza nesa ni mwiza pe hanze ndebe ikibuno n'umuntu wagira ngo yicaye kuri pisine ateye nk'icyaremwe gishyashya ako se nk'ubu sexy boy aba nshaka iki ubwo oya ariko wowe wikigora uvuga ibya sexy boy ujye muceceke dezaje dusomera ibyo sexy boy yanditse hano dufite umuntu ujya udusomera ibintu byose byanditse bidasobanutse dusomere nesa afite umuntu twitabaza iyo dukeneye umuntu udusomera amafuti ituzakumurereza ituzakonana reka ndebe muri mwese abantu bapfuye baka oya reka mbanze nkubwire nana hanyuma y'ibyo ubonye desanje mupfuye baka njye n'abafluencer rwose abantu bari hano bose nashana baka we desanje nakwemeye njye muzampe amasomo yuzuye y'ukuntu ibi bintu byacu tukabikora Pasi TikTok ni ukuyiga ntabwo bijya birangira nanjye mpora reka mbasubirize sexy boy yaravuze gutegaje ngo basubirize sexy imana imbabarire gusa ariko se ubu tutabeshenye muri aya mafoto karimo we ariko abantu baragaragaye we karimo noneho ntabwo twabonye ndetse wambaye kora igaragaje ako gatuza reka nkamwereke ntacyo hari ibera ku makabutura beshu watwerekeye ako gato iraho videwo yabo ntabwo nakabura reka nkamwereke ntabwo kayumbu bamubwiye ngo yarabyinnye ibyo irataruka rya umuntu ugaje ambwiye ngo nana ngo tubabare dusubirize sexy boy kandi umusubize ubikwiye kandi umusubize ubikwiye ku mutima yigo shanta tumukanya saa cyenda n'abantu baryamye asa Glory bite umeze neza nesa ibyo ushinjwa urabyemera oya nesa ibintu ashinjwa ntabwo abyemera niyo mpamvu agiye kukadarapa kugira ngo mukarebe karimo aragashakira agafoto gatuba ibintu muri kuvuga mw'abakobwa ariko aho ntabwo kagaragara aho ntabwo koko Pasi yakwize gushyira muri mainstream shamana we umva keretse mbyize kirika ku zina rye uhita ujya aho wakanze ugire uhita ukanda expand kanda ku zina rye tukanda n'undi hari nani Pasi amenyereye ariko abantu bose bambwiye ngo barashaka kumbona kuri live reka nzingerayo kurusha
reka nze rero nigaragaze nubwo nzi n'ukuntu bajya live n'ababizi uzi iyo hanze mbona gift microphone camera na countdown ceceke mbasomeye indi message mutabonye nesa nta myeyo yaciye yasigaragara mu ipantaro cyangwa mu ikanzu uko basa buriya abakobwa baziranye zica muri kora zigahinguka inyuma none si ubwo n'ubyumva bazikenyerera ibyo bintu byashaje ibyo bintu by'imyeyo byavuye ibyo ni biki bise binanuka wasanga yarakumvirije uri kunyara bise binanuka ahubwo basanga babiziranyeho reka mbabwire ninde wayumva ibiganiro bya Emma Claudine twabyumva njyewe none se kuki Desanje ari gusoma ibintu mukavuza induru bihorere ni ukwigisha tuvuge ko ntabyo bazi cyangwa ntabyo batavuga iyo bari kumunoza munyi uyu munsi ibyo byose muri junasiyo na juno hari umuntu umbwiye ngo nkande ku izina rye nkande ku gatriangle kanini umva kuri nabyo mbona sinzi wasanga TikTok yanjye isetinze nabi hanyuma ngiye kugira ngo nimanike bigende bite ntabwo nawe aracyareba wose ugiye kwimanika ushaka iki hari umuntu ugeze agusabira ese mwagiye mureka nkimanika mwagiye mureka imitima mibi n'amashyari turamuntu tuvana asari n'umuntu ugira ureba inkuru zarana akajya yirangiza ubwo najya kuvuga inkuru murumva murabona wajya uvuga ibintu ukabirangiza ego ko yishyize nagiye abandi bari kubunga mbese nana n'uyu nguyu ese kuki mutamushyira muri big nyaje umugabo wawe twaramufashe twamukoreye video deza mwamukoreye ngaho urimo kabyara mwamwebye ngo bashyiraho kamera gute mwambaye umugabo wawe twaramufashe yagiye gusa umva mwambaye kamera ukuntu bashyiraho kamera cyangwa mwamufashe ari gusimbuka ariko murashoboye yego ko aha ako sinabwo ibyo gusimbuka bakoresha audio gusa ubona ko buri kucyo deza ntabwo yavunitse akaguru kare kagiye ni muzima ibyo twombi twatubwiye dufitemo twombi ayo ushaka amaguru ye yose akora cyangwa niwarebye ibintu twatubwiye twakumenyesha ko guturuka ku rwara kugera hejuru ku musatsi ibintu bye byose bikora neza kabyara ngo naza ni mana sexible urakoze ntacyo narenzaho yabijama byose ngiye kwirebera nesa ngo nazane ibijama bye ngiye mvuye kwirebera nesa baramubeshyera ibijama by'ini biki tubura oya ratari ndi mwiza sheri ndi mwiza abagore baba bafite ishyari n'amagimba basamanyanga muceceke Desanje asoma message ya kabosi yavuze ngo ngiye mvuye kwirebera nesa baramubeshyera igitubura muryango mbonye gihagije murakoze mwajemo pasi abandi mwese muri amasereyi Mr. Kat asaba imbabazi nibwo nk'umuntu witwa Forome na koko uraho Forome Forome naricuye boy ni ibisondi binini aho bigeze message uri gusoma twazirambiwe numva ngo njye nese ngiye kuzandika mwangize umusomyi wanyu kwasinga abandi mwese muri sireyi ego sireyi ariko kandi ntibihakanye ko atari sireyi ntibihakanye bari kwibuka gutapinga cyangwa umunwa wabaye muremure kurusha gutapinga gora ninde utari sireyi Esther ngo gumishaho kamera ngo uhite uzana ngo na mucoma barebe zana mucoma barebe uwahenze undi ngo ngo, ese Esther mucoma bari kuvuga no wundi ukora iwawe?
ngo yaramwanze sha ngayo nguko ngo ari muri depression ubu ngubu. Ese Yazidi yanditse ngo indatwa John ngo urashonje mwana, iyo ni depression. None se depression John yamufashe ni yahe? umva muramukimana barinde Ninde se usezeye? ubwo si bwo nta soni nta soni ufite nyuma yo kuza hano ukajya muri saro uzi ko agiye nase si ko akora agiye kugenda bimwange mu nda mu kanya araba agarutse. yambari kwari kutwumviriza kugira tumuhendahende ngo ngwino ma ikikobwa zano twe hano umutwe ese afite mu kanwa heza mani heza cyane na yanjye ibaza umuntu ese zakora mucoma wawe. ese ubwo ubuzima bwo kwipfumbata urumva bukumereye ute muri aka kanya ko mbona wipfumbase yimyutinze ntako yanamenye ko yimyutinze aravuze ngo sinovugira hejuru kanimyo njye no kukarago ndi gukoresha TikTok no wari wimyutinze saryo zimana ariko nana ngwino hano iminota 5 ihita ugenda ariko ntukajya ugenda nk'abantu gaju shana ndabona ushaka kubabanza ariko ngiye nsinziriraho nkakomeza nasinziriye nzimenye igihe mwankuriye nabona umugabo uyu mwaka ese ubu kubera w'abandi abari hano bose ni tete vide cyane mu mufuka vide ntabwo nani mu mufuka hanze mu mufuka ntabwo bikunda ngo nawe bazo abahungu bose bo muri uru Rwanda se shaka ko bari kujya mu butinganyi zirangegera ngo mbabarira iyo sizo tuba tuyiretse njyewe oyashana ni best friend wanjye abagabo banyu bose muri uyu mwaka bari kujya mu kibuno bari kujya mu kibuno urahura n'agahungu keza ugasanga kari mu matiku ceceka nana arihe ko ari we ugira ubudode ese ubwo nana buriya agiye akomeje cyangwa ari kugira ngo izina yawe tubanze tumuhendahende nana wawe ababwiye ngo mukanya arabaje umva mucoma ase mucoma imana ntabwo nkundana mucoma nanagira amagambo ntago ari ibyo umunsi muzaba mutamfite muzaba mudafite icyo kuvuga mwanjajwa umugabo mwiza umugabo dukundana njye rukundo nirwo rwa mbere mu bintu byose byaba amafaranga bizaza nyuma ko nanjye ntabwo ncitse amaboko yaba ubwiza buzaza nyuma yaba ufite amazuru ngaho uwo mu mucoma abantu ukingurube ariko uyu nguyu yarambiye ngo bazajya bamutera parufe parufe yo mu ngurube ni ikibazo sheri ninde muntu uzi ukuntu parufe ijya inuka nk'ahari inkari nako ingurube ijya inuka nk'inkari nonyate umubwire nawe reka nkubwize ukuri izina ry'Imana tusa nari ntindire ko bambebeza ngo ngaruke sheri ngo nana uko tepeta ari zuba bakuretse ukagenda abantu baranyangarega Yazidi ndabaza abangaba nuko mba nabihuriye aze manze mbabaze we umva mvuye kureba Desanje abibye neza ntabwo wari wicaye tuje mu by'ukuri ngaho ko nshaka ko ngira umusirimu ususetse ikimabere ikintu kinangaje nuko nazi ko ugiye kumbwira nabi oya ntabwo navuga ibintu by'uko Deza ufite akabuno gatonya ibyo byo ntabwo mu bintu njya nirinda no mu magambo oya nimugaseke bivuze ni ukuri oya nimugaseke ndatavuga Desanje ni mwiza abega aseka neza Desanje ni umusirimu ndamurebye mbona arakunda nubwo ntamwegereye ese ugiye gustokinga nana unywa iki sheri kuri Desanje sheni nkirimo 5 ubwira icyo unywa gusa niba 5 bikwagiza mu cyumba nywa wayini ariko mpa 5 byonyine uri kumva
mba mbigwaye nuko telefone nkoresha turi kuvuganiraho ndabiguha wowe uraza kuyama ntago wambeshya kuko nukumbeshya nzakora live ngusebye ugani Desanje burya nukumubona ari bwiza gusa ndukubona hagaze urumva Desanje ni mwiza Pasi kamubwira ukuntu mbaye kumureba Desanje ni mwiza Desanje umva cyaza mudatuma mbura amahoro nkajya gustokinga abantu mbabarira stalking Desanje amatsiko azashirira none se ko nawe ya Pasi dufite ikiganiro ryari azaza kuvugana Sheri mutumye muzibe mvuge mwamahene uzambonera kwa Pasi YouTube channel Desanje uri mwiza udeserving umugabo nkuriya kabisa icyamamare ni byiza mwabantu oh thank you Desanje mwereka nkubwira Desanje Sheri baremerezeho mukamutari kwimutinga mwahetse bakavuga Desanje ni mwiza pe adeserving umugabo umeze kuriya Desanje uri mwiza urasa neza ariko ufite akabuno gato ariko ushobora gutaka umukobwa niyo mutinganye genda umutinganye ndi wowe njye nawe hari isoro dufitanye none niba yaje gushinja ubutinganyi se uko njye nawe twatinganye tubaze yawe urifata tubaze yawe kubwira ukuntu uri umutinganye ahubwo abantu bose bamenyere pe nanakuru bakubwiye uzasure Instagram yanjye uzasure Instagram ya Desanje ni mwiza Instagram ntakijya kuyiba Desanje ni mwiza Desanje ni mwiza oya ni mwiza Deza uri mwiza thank you so much nukubera Imana useka neza ariko usa n'umunyagasuzuguro Yesu mwabi cyakubwira ko nuko ifa sinsuzuguro ariko uri suzuguro wisuzuguje ariko uri kurara amajoro Every morning, none yambaye neza azi kujyanisha amabara Deza uzagira ubuzima hano hari ahantu mbonye kuko mbonye warebye ari kwima ngo usagufani chipi oya bo murandebye nk'agafoto kamwe bikavuga ati garutse kare kazinyandeba iyo urebye abantu biki vuga yere Pasi tugomba kuba best friend nowadays yego rata neza twibera aba best friend baratuvuga ntabwo ari umutinganyi ese kubihakana wowe Deza Deza wowe bagize ko bensonye nani ko ejo uzajya gusura Pasi usa gutyo uzahita ubyemera neza ntabwo Desanje ari ubwa mbere twaba duhuye Sheri ese ubundi njye na Pasi ko duhora duhura Pasi watandukanye arakora nyuma yuko mwumve titire ya mu gitondo Pasi yasobanuye ko atari bamushinyije ubutinganyi yasobanura yivuye inyuma ko atari umutinganyi urumva ndetse babwira Desanje ko Pasi azamutinga ashaka amugendera kure Pasi mu gisobanuro yatanze yavuze ko atari ubwa mbere yabatinganye nawe wakugira umunyamakuru bakwicara inkazahura n'umuntu akakugonga nabikoze mumbare mumureke mbabaze ikibazo kimwe mukangiye kuryama Semuhungu yaba yasobanuye ibye na Lorenzo none se ntabwo abonye mesaje ziri hanze ako se ko yavuze ko yamwimye mesaje zirahari n'ikiganiro bagikoze mugende kwa Gasuku murebe ikiganiro bakoranye na Semuhungu na mu batinganyi bose nabonye umutinganyi wa inkuru ye yaryoheye ni Sarafi naramwemeye ako ni keza karakananye nakabenyura n'umuhungu Yesu mwami wowe ahubwo ntuzongeye kuvuga Pasi n'umutinganyi nakabenye we reka tukasarafi ni keza nuko tuye tubyemera no kanavuga neza mana cyane bye kamaze mbabwira akavuga neza iki nabiriya bibeshye Mr. Romanti wihereza kamaze mbabwira ikintu wenyine ntukigire gutyo nuko nyine thank you nabwo nabibonye ni inshuti yanjye thank you none si inshuti yawe twebwe duhaye ntabwo tureba namwe nabahe ni ukuri Chantal navuze ngo umwoyo ukomeza Desanje
umwoyo bamaze babwiye ka Serafika avuga neza umwoyo wa mena Serge ni ariko mwiza. no mu kuvuga neza karabeshya ariko nanamuvuzeho ubutinganyi karurahakana njye ntabwo ndi izina pepu faya ntabwo ushobora kuba uri umutinganyi gusa Semuhungu abandi wa pepure we urumva ngenda ubutinganyi wowe ushobora kuba umutinganyi kurusha Semuhungu. ndi umutinganyi. Thank you so much Mr. Longmati. naba nteretana na Shacyokoza Tekanisha nanjye nakabenyura ntarebe ariko bana yanjye murebe ukuntu njyamwita akaroza kamwe Mr. Romantic we niwe ari romantic urashoboye ese ngiye ko batama we babitanga batubaza ibaze ibintu muri kuvuga mukina gutyo muramutse kuko muri abatinganyi ngo nana ahubwo ateye ubwoba mu butinganyi uzatinya umuntu nkora uvuga iyo mvugo Nana ni mubi nana ngo nawe yakamenyura bivuze Imana imundinde mu izina rya Yesu. Ese niyo bivuze ibyo kumubenura nta mubenura da ko muri babi ntacyo nabacyutsa nkurikije ukuntu abagabo babuze hirya no hino nkurikije ukuntu abagabo babuze ariko mwarebye ukuntu Joy aseka neza we ariko sana nawe baraguhaye we asa njye babitanga bate baraguha nawe dore message ko basomere message hano Beni Desanje atishyizeho ibirungo nibyo byabagaragariza ko ari mwiza koko. thank you nyine ashatse kuvuga ngo nishyize ibirungo ahita ubona mbaye nk'agasama. thank you Mr. Romantic thank you ngo nana yikundira abagabo shanta nkunda so wahene ariko nana uyu munsi abantu bagucacinze si gusa oya kiravuze ngo nana yikundira Debi adahari kuko Debi rega arasinzira kare Debi amugira gute ubwo rero ndaransubije ngo ugize Mr. Romantic thank you Sheri Sheri ratangiye ntabwo wakibyindiwe nana akunda mukase akunda mukase wa Chantal oya Chantal yakunda nyandikiye ngo nana yikundira abagabo ngiye nkundana na so cyana uyu muntu zamura abagabo bakaba muri abakobwa gusa kuri pano nuko turi mu kabagore niba nkurikije ukuntu abagabo babuze sibyo niba ubwiyumvire se mukobwa ubwo urazamuka urumva wiyizeye yego ko content yaje ngo hari inama y'abatinganyi yabereye kuri TikTok yabaye n'umukuru wabo Password wa muntu we rero uri kuri bwandika iyo content mu gitondo pasi niyo content yezo abagore b'imburamukoro barahageze saa 8 z'ijoro iki Joy Sheri muceceke dore ambwire mwa mahene igorata Beni warase wabimenye gute se Sheri niba utari umugeni twakoresha atabuco n'abazibere se barabakopa esa ceceka twumve Joy igorata Sheri Mr. Romantic Esther mwamundurukeye iyo hene ahubwo bose umutaha we Esther wamashonzi kunuka nuze y'abatanga umva ndabamyutinga mwese bamborokere murekereho Joy wenyine nuze y'abatinganyi isigaye ibafasha uzi ko guhera ejo muvuga abatinganyi umva niyo content igezweho twajya bigezweho umuntu ngora iyi mpamvu avuze ngo turi aba lesbienne ngo kuki tutazamura abatiga ariko twumve igitekerezo cyo gutaha Thank you, Nelisto. Thank you. None se Joy, ko yago yagize iyerekwa rya pasi akaritambutsa ibimuzize ko turi bande bo kutabibona natwe cyangwa ariko nuza yavuze yuko Thank you. yavuze iyo yuko content yagiye twayivuyeho afite girlfriend ku ruhande iyi content y'abatinganyi baramaze pasi nimba uri umutinganyi uzajya gutingana na bene wanyu ndetse mbabwira Mr. Romantic nayo ngaya tutasira ninjoro iby'ubutinganyi byamaze byararangiye byanavuye hano haje umukobwa mugenzi wacu ngo aje kutugira inama muceceka batugira inama yego rata mukobwa umukobwa ari
beni we watubwiye ko kabyara beni watubwiye ko kabyara vana ari mutinzi utavuga ese umukobwa uri kwimyutinga uri kubona ushoboye komana ariko mwana ko beni reka tube tumumanuye sheri ndavuga n'ubu ese we roza yamarira iki umukobwa mugenzi beni ubanza ari wowe babenura rwose ubona asa n'ukuntu zingana wabuze n'icyo uvuga shanta ngo wakibyinduye se n'ibiki ngo kabyara uwo mwana uraye ijoro we cyane umwana ni ukuri ko Imana arambabaje ubu mama we yanze kumuha amabere ngo ari kuri live uyu muntu yansobanuriye ubanza numva kubera ko uwo muntu ugiye guteka akanya ninde joyce agenda nashonje n'ababeshyi kumeze nabi Joy aba muri Congo iwacu muri Congo tugiye guteka haracyari kare tuvuye koga ako se stupid umureke Steven umva kabosi aranditse ngo Beni ni mumuvane mu rubohero nabaka numva nabi sindi kubyumva byose ndaza kwiherera mbirebe we nta muntu umaze iminsi arota ibintu by'amazima urashaka kuzizana abazimu bashye faya mu bintu reka nkubwire wenda nkucarengengemo gato umuntu ntanagutuka ibintu byo kumusubiza wegerejemo ba nyina ibyo wicisha ba nyina ni abantu baba bakomeye ahantu baba batanakwiye kubijyamo ibyo bintu baba badakwiye kuza ahantu ese iyo umuntu aje avuga ba nyina deja dayeri njyewe murabizi ko ijambo rijyane na nyoko nakinde mbabwira ikintu kimwe niba mudashaka ko mba hari umwe muvanye byaba mama hano ya muceceke oya mama ni mumukure ibintu bya mama mumbabarire ndabinginze ibintu by'abamama reka nkubwire hari nigeze kuba ndi ku mupaka wa Gatuna hambuka umusaza aje mu Rwanda yari afite ibintu yapakinze abizaniye abana b'i Kigali hari harimo ibintu bitandukanye ibigori ibijumba ibishyimbo whatever byari byinshi noneho hari umukobwa w'umupolisi arangije aramubwira ngo harimo iki undi aramubwira ati harimo ibi n'ibi 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 umupolisikazi yari akiri n'umwana muto nkeka ko atari amaze n'umwaka apasinze aramubwira ngo bimene hasi umusaza aramubwira ngo nsanzwe nambuka hano buri kenshi gashoboka ndambuka urambwira ngo mbimene hasi koko undi ati bimene hasi ubu umuntu ukiri mushya mu kazi aba ari mushya King Steve tutararenga kuri ibyo ngibyo kugira ngo oya reka nsoze se uri mwiza tembuye ku guskotinga uri abimena hasi amaze kubimena hasi umupolisi kaza aracekinga asanga koko nta kintu kindi atamubwiye cyari kirimo ibyo yamubwiye byose nibyo byari birimo arangije aramubwira ngo bisubizemo uhambire umufuka ugende umusaza aramubwira ngo bishyire nyoko mu biryo noneho hirya yabo hari undi muntu wari uhagaze aho ngaho ufite icyo ashinzwe njye ntazi arangije abwira uwo mupolisi ati ukoze amabara cyangwa se ukoze nabi bishoboka baramunenga bamaze kumunenga uwo mugabo aza kuzana abwira uwo musaza ati wihangane bakubabaje umusaza aranabyumva aravuga ati tsoke ati ntacyo atereka ngende wa mugabo ati ariko nubwo nanenze uriya mwana ati nawe nakunenzaho agakosa gato undi ati se akahenge nakoze iriya kosa ati ubuse
nyina ko yamwigishije ngo ajye ku ishuri ubu nyina yaraje mu bintu byamenwe hasi gute ababyeyi bacu tuba tugomba kububaha ku buryo n'igihe ukoze ikosa ataba involved urakoze kabisa ngaze maze kuza umuntu kukubwira ngo ukorya amabere warayacutse oya mbaye impamvu yego mbaye ikizakubwira ko umuntu agushubije igisubizo nk'icyo cyangwa igitutsi nk'icyo ni uko umurusha ubwenge iyo cyane cyane umurushije guceceka ntumusubize umuntu aravuga ngo ukarya amabere ya nyoko uba warayariye bwa mbere utayasubiraho si uko utamubwiye ngo nawe ngo ahubwo kumurusha ubwenge ni uko ucecetse ukamenya akamaro yakugiriye bwa mbere uyarya ahubwo ukibaza se hari akandi kamaro nakuramo ndamutse nyariye urakoze kabisa muha amashyi ntabwo uzi gutanga amashyi uretse ntabwo mbizi so hari umuntu ukubajije ngo ko utujyanye gatuna ku mupaka bigenze bite oya ibyo ngibyo umubaze niba yarize nakubwira ko yize umubwire ngo habagaho imfashanyigisho oya mbaye mama urakoze utubwiye ibintu byiza cyane ratareka nkubwire na nyina w'umuntu yego rata cyane cyane abari uzarebe nubyara ikintu cya mbere kinezeza umubyeyi ni ukubona umwana atangiye kwiga kugendera ku bikuta ariko akabigenderaho akureba kugira ngo aza gusanganire iyo atangiye kugendera ku bikuta akubwira ngo mama azavuga mama buriya wakwemera ugakora shifuti z'ijoro zose kugira ngo umwana wawe abone ikintu kimutera imbaraga zo kongera kukwita mama ntaraguca mu ijambo ntugenge ngo nguce mu ijambo ndashaka kubaza sibyo hano turi live byari biturutse wenda ku ijambo nana yaravuze ariko ninjye wabivuze ninjye avugiyeho oya ntabwo ari wavugiyeho sheri yumva ikintu ngo mvuze ibintu byerekeranye na nyoko reka ntabwo nyamvuze abikomeje ku muntu uvuze ngo umwana ajye mu mabere ya nyina nari ngiye kumubaza utamvuga ngo none se arajya mu mabere ya nyoko ahubwo ni ibyo wavuze nabi ngize ngo ni natoka dayimoni ndashaka kumubaza Steven twese dufite uburere buba butandukanye sibyo tuba twararezwe mu buryo butandukanye sometimes hari ibyo twiga ku muhanda ariko akenshi ni uburere tuba twaravanye mu rugo iwacu sibyo yego uko wumva umuntu atagakwiriye gutuka undi ku kintu kijyanye na nyina sibyo niko no ku rundi ruhande both side niko biba bimeze sometimes ari nacyo gituma umuntu areyakitinga iyo umuntu agututse igitutsi ntabwo turi inama z'Imana ku buryo umuntu azaza ntuke kuri mama ngo mwihorere oya hari ikintu hari umuntu ashobora kugutuka bisanzwe it's okay baradutuka pe hano kuri comment umuntu araza akagutuka atanakuza atagize gute akagutuka pe ariko iyo hajemo ikintu kijyanye na mama reka nkusubize even twese duta ikinyabupfura twiyambura ubumuntu mureke mbabwire akantu kambayeho icyo namaze kumenyaho gato ku byo namaze kumenya ku myaka yanjye ikintu cyose ubundi umuntu let me give you an example umuntu ni nk'ikiziba ikiziba iyo cyamaze kumara umwanya nta gikandagiyemo yose yagiye hejuru ari umweru sinzi niba mubizi murabizi ikiziba kitabonye uyiteramo akantu cyangwa akabuye nangwa kiragenda kigacayuka nanjye aranditse ngo yarakibirunduye pasi umuntu agira version ebyiri urumva turi kwiga ikinyabupfura iyo umuntu atarakizwa agira ubumuntu bwe burimo kuba ari umuntu ariko akagira n'ubumuntu bwa kamere dore ukuntu abantu bari kumanuka ariko abantu ushaka urumva ntabwo bakunda inama ntabwo bakunda ikintu cyabaye ntabwo reka icyo nashakaga kuvuga umuntu ni nka kiriya kiziba nari mvuze kiriya kiziba iyo cyamaze gucayuka
urumva pasi nawe rero uragize iyo cyamaze gucayuka yenda basomera comment umva kingi wa twakomeje yagahigo sha umuhungu iyo ikiziba cyamaze gucayuka wa mbere watinze mu gikari tumwumva aka kantu konyine reka mvuga ko konyine nceceke iyo cyamaze wivugire nta kibazo rata hejuru haba hari hejuru Exigoye ngo nimubwire Steven amusange inbox bavugana numva mbabwira ikintu kimwe ratashe umuntu wese ugutwa kuri mama wawe oya Steven ariko ibintu navuze njye mbere mbabwire Steven ibintu navuze birimo kandi byuzuyemo discipline ku muntu wese ukeneye kumva urumva nana reka njye nkubwire ibintu byambaye njyewe umuntu ugeze kunyandikira kuri